Reka mbasuhuze mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Imana ishimwe bene data abadukurikiye, ndabashuje kandi ndabishimiye kandi ndabiyegereje. Amazina yo muri hamwe ni Pastor Gasana Franka, nkorera mu itorero rya Apostles. Ndashimira Imana yuko mpawe umugisha wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana uyu mwanya, kandi turabiyegereje abazadukurikira n'abadukurikira ubu ngubu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Nyagasani Imana ihoraho kandi wahozeho kandi uzahoraho, ndagushimiye uyu mwanya ko duhaye umugisha wo kuboneka imbere yawe. Abadukurikiye, abazadukurikira, ndagushimiye yuko Mwami Imana iri jambo ryawe rizagirira neza ubugingo bwabo, imitima yabo, kuko ijambo ryawe ni rizima, ngo rimeze nk'imvura igwa iyo imanutse igatosa ubutaka, imeza ubwatsi, ikameza n'ibindi. Niko n'ijambo ryawe rije ritajya risubirayo gusa. Ngwino ufashe imitima y'abagutegereje, kandi ngwino ubane nanjye kugira ngo ijambo mvuga bigiye kuba iryanjye ahubwo ribe iryawe. Mwuka wera ufashe kandi unshoboze muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndanezerewe uyu mwanya ko tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni ubutunzi, ijambo ry'Imana niyo mahoro yacu. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho nawise Yesu amaraho umugayo, nangwa se Yesu akuraho umugayo ku bahuye nawe, ku bamubonye, ku bamwizeye, amaraho umugayo. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yohana 2 n'umurongo waho wa mbere. Turebe ahantu Yesu yatashye ubukwe. Ni inkuru ikunda gukoreshwa mu bundi buryo, ariko ndashaka ko ahangaha ndashaka ko twumvamwo ukuntu ubukwe ba nyirabwo babutumiyemo Yesu n'intumwa ze. Kadusome. Imana iguhe umugisha. Ubukwe bw'Ikana. Yego. Ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya. Yego. Kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yego. Yesu amutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Yesu bamutora n'abigishwa be ngo nawe atahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Icyo ababwira cyose mugire mute? Mugikore. Imana iguhe umugisha. Ndashaka kugira ngo ngaragaze iri jambo kugira ngo ryumvikane ukuntu Yesu ari umwami mwiza, ari umwami ugikuraho umugayo ku bafite umugayo, ku bagendana umugayo, ndetse ku bavukanye umugayo. Yesu bamutoye mu bukwe bw'Ikana, niko Bibiliya itwereka. Hanyuma asanga ibyo kwakiriza abashyitsi nangwa se vino nangwa se ibinyobwa
birabashirana. Bishize ariko ikintu cyiza cyane kinezeza hano nuko aba bantu bari bazi Yesu wari we. Iyo umuntu ataramenya Yesu ahorana umugayo, akawugendana, akawukorana, akazanawusazana. Ariko iyo umuntu yamenye Yesu amutumira mu bye. Uyu muryango wari wateguye ubukwe, ariko icyiza cyabyo bahamagaye Yesu bamutumira mu bukwe, araza arahicara. Mu mwanya ugezeho kugira ngo umugayo winjire mu bukwe bwabo, ariko babatumiye umwami w'abami, abarahari. Bakanze muri aho bakura ibyo guzimanira abantu barabibura. Babibuze, nyina wa Yesu yibuka yuko umwami ahari, aramubwira ati vino yashize. Yesu aramubwira ati se turabigenderamo dute ko igihe cyanjye kitaragera? Nubwo ataramubwiye ijambo rimubwira ngo nagende ababwire bakore ibyo agiye kubabwira, yarababwiye ati icyo ari bubabwire mu gikore. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Bivuze ngo iyo Yesu ari hamwe nawe, ibyagahindutse umugayo bihinduka igitangaza ku buzima bwawe no ku bandi bose babireba. Arangije aramabwira, nyina wa Yesu arababwira ati ibyo ari bubabwire mubikore. Amaze kubabwira atyo, Yesu arahindukira arababwira ngo nimugende muzane amazi mwuzuze intango. Icyari igisuzuguriro, icyari kugibwaho n'igisebo mu bukwe, Yesu agikuraho. Imana ihimbazwe cyane. Hari umugaba w'ingabo wo muri Siriya, niko Bibiliya itubwira. Yari umuntu, nimvuga niyo ndashaka kugira ngo mbereke yuko Yesu amaraho iki umugayo. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga, ariko agenda afite amafaranga ariko afite umugayo. Umuntu ashobora kuba yarize afite amashuri ye, ni byiza, ariko yatunganye n'umugayo. Umuntu ashobora kuba ari umutware, ari umuyobozi ukomeye, ariko ariho umugayo, nk'uko uyu mugabo tugiye kumureba. Yesu amaze gukuraho umugayo wari ugiye kuboneka muri ubwo bukwe bw'Ikana, byitwa igitangaza cyari icya mbere cyari gikozwe n'umwami wacu Yesu. Kubera iki? Haleluya. Iyo abantu bamenye Yesu bakamwifataho, aho bagiye bakagendana nawe mu buzima bwabo bwa buri munsi, nta mugayo ubabaho. Amaze guhindura amazi atajya aryoha ayahindura vinyo, abakwe bakuru n'abandi baranywa, baranezerwa, barishima, ariko bikomotse kuko bagendanye n'umwami w'abami. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Bibiliya itwereka yuko isi, umuntu amaze gutandukana n'Imana, yagiyeho umugayo, ashyirwa inyuma y'ingobyi ya Edeni. Imana ntabwo ikimufitiye icyizere. Kongera kugira ngo tugirirwe icyizere n'Imana, Yesu niwe waduhuje n'Imana. Imana nihimbazwe cyane. Abantu bari hirya ya Yesu babana n'umugayo. Rimwe na rimwe hariho abashaka kutabimenya, ariko abenshi barabimenya. Imana nihimbazwe cyane. Bene data munkurikiye, dusangire ijambo ry'Imana. Ndashaka kugira ngo mu buzima bwawe ubwijizemo Yesu. Mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, ugendane na Yesu umwami w'abami. Arangije akiza igisebo nangwa se urubwa mu bukwe
bw'ikana. Abantu baranezerwa, barishima. Kubera iki? Bari batumiye Yesu ari muri ubwo bukwe. Haleluya, Amen. haleluya. Hallelujah. Bari bamutumiye bimaze gushoberana, kubera ko nyina yaramuzi, yarazi uwo ari we, yarazi uwo bicaranye, kandi n'abariya bari bamutumiye nawe azari hamwe n'abigishwa be. Ahageze ibyari bigiye kuba umugayo mu bukwe bwabo, abantu bakagenda bavuga ukuntu, ariko kubera ko bari batumiye umuntu utajya ugawa, wuzuye byose, ushobora guhindura ibyo umuntu atatekereza ko byahinduka, ahindura amazi divayi. Ibyari igisebo, ibyari bihindutse umugayo, bihinduka igitangaza. Tuvuge ngo amina cyane. Amen. Kubera iki? Koko bifashe umwami w'abami bagendana nawe, ndetse bamutumira no mu bukwe bwawo. Bamutumiye ntabwo yavuye mu bukwe nk'abandi baza bakarya bakanywa gusa bagataha, ahubwo yaraje ahagaragariza uwo ari we, agaragaza yuko aho ari nta mugayo uhaza, agaragaza yuko ubuzima arimwo bwari bufite indwara, izo ndwara ziragenda. Agaragaza yuko aho ari uwabaga yihebye araza agahumurizwa, kuko Yesu ahumuriza imitima. Imana ni ihimbazo cyane. Amen. Imana ni ihimbazo cyane. Amen. Yesu agira ate? Amaraho umugayo iyo umwizeye kandi ukamwakira kandi ukagendana nawe. Imana ihimbazo cyane. Amen. Ndenda kubereka uyu mugaba, uyu icyandiko kindi kugira ngo nihute, kiri mu bami ba kabiri, ibice ngira ngo 5 n'umurongo waho, gutangira n'umurongo waho wa mbere. Ndashaka kugira ngo mbereke yuko umugayo umuntu ashobora kuba yarize, afite amafaranga akomeye ukuntu abantu bamibona, ariko afite umugayo umuriho. Dusome Abami ba kabiri, Yego, ibice 5 umurongo wa mbere. Ibya Namani umugaba w'i Siriya w'umubembe. umugaba w'iki? W'i Siriya kandi w'iki? w'umubembe. Bavuze hejuru bashyizeho titiri y'uwo ari we, n'ibitangaza n'ukuntu ari igitangaza, ariko hepfo haza umugayo. Hepfo haza bamwongereraho ikitakurwaho nuko ari umugaba w'ingabo. Ikitakurwaho nuko umwami we yamukundaga, akamwiyegereza, akamwizeramo yuko ari umuntu w'umunyambaraga urwana urugamba akarunesha. Ariko hariho umugayo afite kandi utakurwaho n'ibyo ngibyo, usibye kwizera umwami wacu Yesu. Namani umugaba w'iki? Namani umugaba w'ingabo. Ako ni kamwe. Kandi umugaba w'i Siriya w'umubembe. Yesu ni umwami. Haleluya. Amen. Haleluya. Umugaba w'i Siriya kandi umubembe. Ngaho dusomere. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja. Kandi w'umunyacyubahiro. Kandi yari umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisirayeli kunesha. Kuko niho Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko. Yari umugabo, urumva ukuntu bamutaka, yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, kandi yari n'intwari, ariko yari umubembe. Yesu ahimbagwe cyane. Amen. Ariko yari iki? Yari umubembe. Ubutwari bwe kuki butamukweho ubembe? Ubutoni kuri shebuja nangwa se ku mwami we kuki butamukweho ubembe? Ariko ikintu cyakweho Namani umugaba w'ingabo warwanaga urugamba akarutsinda, yaje gukurwaho umugayo n'umwana nangwa se n'umuja wari mu rugo rwe, kumenya yuko iyo umuntu ariho ikibembe, niyo ufite amafaranga abandi baba babona ikibembe cyawe. Niyo wize utizeye Yesu Kristo, haba hari ikibembe kikuriho kikuranga. Ushobora kwiga warangiza ukabatwa no kunywa inzoga, ukabatwa n'uburayi, ukabatwa n'amagambo y'amapfapfa, ariko abakuzi bakuzi uko wize, ariko abandi bakuzi neza, bakuziho iki? Umugayo, kubera kutarahura na Yesu. Ndashaka kubabwira Yesu uyu nguyu twizeye yaradusanza dukuraho umugayo w'abantu batugayaga. Haleluya, haleluya.
yaradusanze adukura mu bwigunge bw'umuntu kumva atabasha no kwegerana n'abandi, ariko adusanze uyu munsi turi abagabo bo kumuhamya. Imana ihimbagwe cyane. Abantu bashaka kukubona bakabona uri umuntu uteye ukuntu, ariko iyo Yesu ari mu buzima bwawe, iki cyakabaye ari umugayo ku buzima bwawe, gihinduka igitangaza imbere y'abantu bose. Namani umugaba w'ingabo yari umuntu uteye icyo nko Bibiliya bivuze, ariko ntabwo byigeze bimukuraho iki umugayo yari afite. Uwo mugayo kumenya ko wari uzwi n'umwana w'umuja, wari umuja mu rugo rwe, yari abizi kugeza aho yasanze nyirabuja akamubwira ati ariko nubwo mbona databuja agenda akarwana akaza yatsinze, ariko murangiye iwacu, haleluya haleluya, akagenda ibyari umugayo bimuriho, agataha akava ku rugamba akaza akarara atariho, yatandukana nabyo. Imana ihimbagwe cyane. Amaze kubyemera, ubwo ndiyo ndavuga Yesu ukuntu akuraho ikira, ukuntu akuraho umugayo. Wowe wari umugayo wari uri kuri Namani, kandi yari umuntu w'igitangaza wemerwa, akemerwa n'umwami we, akemerwa n'ingabo ze yajyanaga ku rugamba, bakamwemera kandi abikora koko. Ariko ariho umugayo ahantu yataha biriya byera harimwo, ntabwo yigeraga bimenya, kuko yaragenaga agatangira kujya mu mubabaro n'agahinda k'umugayo afite. Ese ko ndwana intambara nkayitsinda? Ese ko n'umwami wanjye anyizera? Ese ko nta kintu mbasha kunanirwa gukora? Niki cyankuraho uyu mugayo ngendana nawo? Imana ihimbagwe cyane. Ariko yemeye amagambo akomoka ku mwana w'Imana, aragenda agenza uko bamubwiye, ibyari umugayo, haleluya haleluya haleluya, arataha avayo azana ubutsinzi bidakomotse mu mbaraga ze. Bene data, Yesu tuvuga ni Yesu umaraho umugayo mu buzima bw'umuntu ari wese. Ni Yesu utitaye ku mashuri yawe, ni Yesu utitaye ku mafaranga ufite, ni Yesu utitaye ukuntu uresha n'ukuntu ungana, ni Yesu utitaye aho uturuka naho ukomoka naho uvuka. Ni Yesu ubona umuntu yamwishimira akamukuraho ikintu cyari cyaramubase, cyaramuhinduye imbata. Tuvuge ngo amina cyane. Tuvuge ngo amina cyane. Ni Yesu wo kwizerwa hose ku isi, mu bakomeye, mu boroheje, mu banyabwenge, mu baswa. Ni Yesu wo kwizerwa, agakuraho umugayo ugendana nawo. Imana ihimbagwe cyane. Haleluya. Namani yarangije amaze kubyizera, amwizeye, amwakiriye adashidikanyije, aravuga ngo ndabyemeye. Amaze kubyemera atya neza, ngo Namani cyari ikibembe, icyari umugayo, icyamubabazaga, icyamurazaga ijoro ntasinzire, kubera kwemera umwami w'abami ibyo amubwiye. Aranje ahinduka icyari umugayo kigira gite? Kivaho. Turababwira Yesu ukuraho umugayo, turababwira Yesu ukiza abantu indwara, turababwira Yesu ukiza abantu ibyaha, turababwira Yesu ukiza abantu ubusinzi, ukiza abantu ubusinzi, ukiza abantu ubujura. Umuntu akagenda ari umuntu wambaye neza, asa neza, ariko hari umujura. Bamushyira ahantu ngo areberere ibintu runaka akabitwara, uko abantu umugayo bimugiyeho. Turababwira Yesu ukuraho ikintu cyitwa umugayo mu buzima bw'umuntu wese umwizeye, umwemeye. Imana ihimbagwe cyane. Igihe kimwe muri Bibiliya dusomye, dusanga hari umudamu wari urwaye, nawe wari urwaye indwara yimaranye igihe kirekire, ariho umugayo ukomeye cyane, atabasha kujya hagati y'abandi, atabasha kubegera. Bagerageza ukuntu uko bashobora kose kugira ngo bagerageze ukuntu yamererwa neza, ariko ibintu byose birashira. Igihe kigeze ahuye n'umwami w'abami, haleluya 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 haleluya, ahuye na Yesu, ibyari tuvuge ngo amina. Amen. Twongere ngo amina. Yesu agira ati, reka tuhasome. Hasome Mariko 5
ibice 5:25. yego. Nuko hariho umugore wari mu mugongo yarabimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, ose umugayo bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose. Bamugira bate? Babimarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso igira ite? irakama. Haleluya. Amenya mu mubiri we, ako kanya amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Imana yacu nihabwa icyubahiro, tuvuge ngo amina cyane. Yesu akuraho umugayo. Uriya mudamu yari amaze igihe kirekire agendana umugayo, atajya mu bantu, ariko amaze gufata umwanzuro, yumvisha ibya Yesu, abonye n'umugayo afite, abonye no kuruba musunika inyuma, yuko bamunena ukuntu atajya hagati ya bene wabo, arangije afata umwanzuro avuga ngo numvisha ibya Yesu, kandi Yesu umwegereye akurwaho umugayo, akurwaho indwara, agenda akajya mu bandi. Afata umwanzuro, aragenda agira ate? Asanga Yesu, amugezeho ngo afata ku mwambaro. Ntiyigeze avugisha Yesu. Yesu nashimwe cyane, yamuvugishije mu mutima, mu bitekerezo. Imana nihimbagwe cyane. Bene data mudukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo waba umaranye igihe umugayo, waba ujya mu bantu ukumva ufite ipfunwe, waba umaranye igihe ibyo wifuza ukumva ntabwo urabigeraho, ntabwo urabibona, ariko ndagutangariza ngo Yesu wacu twizeye, haleluya, nuhindura imitekerereze yawe ukamutumbira ukamwizera, ibyo ngibyo urimo bisa nkaho bigutera ipfunwe, Yesu yiteguye kubimaraho. Imana nihimbagwe cyane. Yesu yiteguye kuguhindurira amateka. Imana nihimbagwe cyane. Yesu yiteguye kuguhindura umwana we. Yesu nashimwe cyane. Uyu mudamu yari amaze igihe atwara ibintu bye birashira, ariko ageze kuri Yesu amukozeho, ibyari umugayo bigira bite? Birarangira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesu agira ati, akuraho umugayo, akawumaraho, kagenda wemye. Haleluya. Igihe kimwe muri Bibiliya, umugabo witwa Petero na Yohana bajyaga mu rusengero, hari umuntu wabaga ku irembo, akahaba asabiriza ari wo umugayo, habamutuka, abamushira mu maso, abamukwena ukuntu yari ariho umugayo uteye ubwoba. Abandi binjira mu rusengero basenga, abasohoka bagataha, ari aho ngaho babaye. Ariko igihe kimwe hinjira abagabo bariho Yesu, haleluya, barinjira, Paulo bahinjira, Petero na Yohana baza buzuye Yesu mwiza, bamugeze imbere, arabareba, arabitegereza. Ngira ngo abitegereje barambwira ngo twitegereze neza. Uriya muntu kumenya yari afite ikibazo gikomeye cyane, yanasabaga anatinya, kuko hari n'abamubwiraga nawe burya abantu niko bateye, ariko baravuga ngo dutumbire. Imana ihimbagwe cyane. Uwari uri umugayo kwirirwa ateze ibiganza asabiriza, ndenda kugira ngo wumve mwene data uri aha ngaho uteze amatwi wumva, naho waba uri ahantu wumva nta muntu ugize ukuzi, ariko umunsi umwe nutumbira Yesu, ibyari umugayo birakomoka mu igisubizo. Yesu upfa kuba wamutumbiriye. Imana nihimbagwe cyane. Haleluya. Reka ndashaka gusoreza aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Yesu arashaka kugira ngo umwizere. Niba hari ibintu maranye iminsi bikubabaza, warabuze ubibwira, abandi batabyumva, niba hari ibintu bimaze iminsi biri mu buzima bwawe, niba hari indwara umaranye iminsi warabuze ukuntu ubigenza, waragenze bikananirana, niba hari ubukene umaranye iminsi, niba hari icyangira umaranye iminsi, Yesu wacu akuraho ibyo bintu byose uko bimeze. Ni Yesu twizeye ukuraho umugayo w'umuntu uwo ari we wese. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni Yesu muzima, ni Yesu wapfuye arazuka,
hanyuma n'abamwizeye barazuka, niko Bibiliya itubwira. Iravuga ngo haleluya, Yesu nashimwe cyane. Iravuga ngo namwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, yarabazuye muri bazima. Imana ishimwe. Twaganiraga kuri Namani, twaganiraga kuri Yesu ageze mu bukwe bw'Ikana, ukuntu hari hatangiye guhinduka umugayo, bakava muri ubwo bukwe babucena bavuga ko babeshije inzara, ariko kubera ko Yesu yari ahari araza kuraho umugayo arawubika, bataha bahaze baguwe neza. Twaganira kuri Namani, wari umugaba w'ingabo, uko yagendaga akarwana akanesha, akundwa n'umwami, ariko ariho umugayo, kugeza igihe cyo n'umuja wo mu rugo yarazi uwo mugayo umuriho. Ariko igihe kimwe ahuye na Yesu atahana umubiri we muzima, icyari umugayo aragenda aranezerwa arishima. Twarebye uyu mudamu wari umaze igihe ubabara, ariho umugayo, bamusunikira inyuma no kugenda yipfurika mu bandi ashaka gukora kuri Yesu. Yarihishaga, ntiyashaka ko bamubona kuko yari asuzuguritse, ariho umugayo, afite azira, atabasha kujya hagati mu bandi. Ariko amaze kumva inkuru ya Yesu, agenda buke buke, aragenda amukoraho. Aho uri hose ndakwifuriza kugira ngo uzamure ibyiringiro byawe, uzamure umutima wawe, usingire umwenda wa Yesu, hanyuma Yesu agukorera igitangaza, ukurweho umugayo wawe. Niba udashaka kuzapfana umugayo wawe, wizere Yesu. Yesu nashimye cyane. Twaramubonye, twarabibonye, arabidukoreye Yesu. Twari turiho umugayo, uyu munsi turi abagabo bo kumuhamya kandi tudashidikanya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndabifuriza kwizera Yesu akabakuraho umugayo ubariho. Waba uri we wese, urwego ubarizwamwo, amashuri wize, ubutunzi ufite, ibyo ufite, waba uri n'umukene, waba urwaye, uri we wese, Yesu yiteguye gukuraho umugayo uri ku buzima bwawe. Numwizera arakuraho umugayo. Ngiye kuvuga aya magambo, aho uri nawe yagarukemwo. Uti Mwami Yesu, ndi imbere yawe, numvise ijambo ryawe, nanjye ndagukeneye kugira ngo nsange, unkureho uyu mugayo, mbe umwana wawe, ngugendanye igihe kirekire. Ariko uyu munsi numvise ijambo ryawe, none ndaguhindukiriye, nanjye ndashaka Mwami kugira ngo mpindure nka Namani wari urwaye ibibembe, ariho umugayo ukomeye cyane, ariko igihe kimwe akwemeye agira umubiri nk'umwana w'uruhinja. Nanjye nkeneye kugira ngo umugayo wangendagaho unkurweho nawe, kuko nkwizeye. Ndakwinginze, nitandukanyije n'ibidakwiriye, mpanze amaso wowe kugira ngo uzambere igisubizo. Urakoze Mwami Yesu kunyemereye kugira ngo nanjye nkurweho umugayo. Uhereye uyu munsi nanjye nzabe mu bagabo bo kuguhamya kubw'imirimo n'ibitangazo nkoreye. Izina ryawe rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro yuko ubinkoreye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Shalom.